saa 5:10 imijyi ibiri yari yamaze guhinduka ivu mu masegonda 10 gusa. Iyi ntabwo ari filime, aya ni amateka y'igihe. Ubyumve ko ikiremwa muntu cyari kigiye kwirimbura burundu. Ikaze mu ntambara ya kabiri y'isi. Muri uyu mwanya turimo ushobora kwibwira ko amahoro ari ikintu gisanzwe, ariko mu myaka 80 ishize isi yari imeze nk'ikiyaga cy'amaraso. Uzi ko miliyoni 75 zapfuye zigashira. Imijyi yari ituwe cyane yahindutse amatongo. Ubyumve neza ko amateka tugiye kuvuga atari ay'intambara gusa, ahubwo ni inkuru y'uburyo umujinya w'umugabo umwe wananiwe ishuri ry'ubugeni yahinduye isi yose ukuzima. Iyi ni intambara ya kabiri y'isi, igihe ikiremwa muntu cyagerageje kwirimbura ubwacyo. Mwabantu mwe ndabarahiye, nimurangiza kureba iyi video muraza kuba musobanukiwe neza uko intambara ya kabiri y'isi yatutumbye kuva ku mpera y'intambara ya mbere y'isi kugera kuri ya mijyi mu cyumva na n'ubu abantu basigaye bavuka nta maguru, bakavuka nta maboko, abandi bifitiye udutwe duto tungana nka lollipop. Kubw'ibyo rero, niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'amateka yaranze u Rwanda ndetse n'isi nzima dutuye. Turi ku muyoboro mugari Jeipi TV Show. Ikaze mwese murisanga. Ubwo duherukana mbabwira uburyo cy'Ubudage barukaniye uburukwiye bari kubwishyuza inka ya Nyangara bwariye. Ubyumve ko mu 1919 intambara ya mbere y'isi irangiye, Ubudage bwasinyishijwe amasezerano y'i Versailles nko gushinyagurira. Aya ntabwo yari amasezerano y'amahoro, ahubwo yari urupfu rw'umuriro. Ubyumve ko Abadage bategetswe kwemera icyaha cyose cy'isi no kwishyura amafaranga batari bafite. Ibaze nawe ari kugiye kugura umugati maze ugaheka amafaranga mu ngorofani. Ibaze ko ifaranga ry'Ubudage ryari ryarataye agaciro. Mu 1923 ifaranga ry'Ubudage ryari rifite agaciro gakeya kurusha impapuro ryanditse. Ese uzi ko ababyeyi bo mu Budage bayoye amafaranga bakayashyira mu ziko bagira ngo bote kuko inkwi zabaga zihenze kurusha amafaranga? Bo bahisemo kwicanira amafaranga kubera ko babonaga inkwi bari bugure zitari bubashe kubotesha, nyamara ibifumba by'amafaranga bari bafite byabashaga kubamara imbeho. Dore igitangaje kandi, iyo wasangaga isakoshi yuzuye amafaranga ku muhanda, umujura yashoboraga kuyijugunya ahubwo agakuramo amafaranga akijyanira isakoshi, kuko isakoshi yabaga ari ifite agaciro kurusha ibyo bifaranga. Muri uwo mwijima ndetse n'agahinda hahagurutse Adolf Hitler, umusore w'umunyabugeni wari warananiwe ishuri, wamaze imyaka 4 mu miferege. Mu ntambara ya mbere y'isi yitegereza urupfu. Hitler ntiyari umunyapolitiki usanzwe, ahubwo yari umuvuzi w'indwara y'Ubudage akoresheje uburozi bw'urwango. Hitler yari azi ikintu kimwe, psychology y'abaturage. Yaravuze ati, ntabwo ukeneye kubwira abantu ukuri, ukeneye kubaho umwanzi wo kwanga ndetse n'icyizere cyo gukurikira. Ubyumve ko mu 1923 yafunzwe azira kugerageza guhirika ubutegetsi. Ari mu nzu y'imbohe, aho kwandika imbabazi yanditse igitabo Mein Kampf cyavugaga kurwanya kwanjye, aserura ko amaraso y'Abadage ari ay'ibihangange. Agashinza kandi Abayahudi kuba inkota y'inyuma yishe Abadage. Mu 1933 Hitler yabaye chancelier. Akigera ku ntebe ntago yubatse igihugu, ahubwo yubatse uruganda rw'intambara. Ubwe yarivugiye ati, ikinyoma ubwiye abantu inshuro 1000 gihinduka ukuri. Kugira ngo aryoshye abaturage be, akigera ku ngoma yahise atangira kubaka imihanda, arangije yubaka n'imodoka bita Volkswagen. Iyi modoka ikaba iya rubanda, ariko ubu bwenge bwari bwihishe. Ubyumve ko iyo mihanda itari y'ubukerarugendo, ahubwo yari imihanda y'ibifaru bye bizanyuramo bigiye ku mipaka. Ndabarahiye, Ubudage bwari bumaze kuryaryatwa n'ijambo rya Hitler. Inzogera y'urupfu yari imaze kuvuzwa. Nyamara isi yose yari isinziriye itazi ko umugabo umwe ari gutegura umuriro utazima, umuriro ndetse uzanakwira ku misozi y'u Rwanda mu nzara itazibagirana. Ariko se nkibaza nti, ese Hitler yahise atangiza intambara byeruye? Tega amatwi unyumve neza. Hitler ntabwo yahise atangiza intambara byeruye, ahubwo yatangiye apima amahanga. Yashagaga kureba niba Ubwongereza n'Ubufaransa bafite akagufu ko kumuhagarika.
ariko isi yose yari isinziriye mu cyizere cy'amahero. Uzi mu 1936 Hitler yashyize abasirikari mu gace katarangagwamo abasirikari katari kwemerewe gushyirwamo ingabo. Yaravuze ati, niba hari umusirikare umwe w'umufaransa uvuze oya turahita dusubira inyuma. Ariko ntawigeze uvuga oya. Ibi rero byahise bituma Hitler agira icyizere, yumva ko isi mutinya. Kubw'ibyo kandi nkaho bidahagije, mu mwaka w'1938 yakoze icyitwa Ansecherasi yigarurira igihugu cye cy'amavuko cya Autriche. Nta n'isasu na rimwe rivuze. Ibi ntago byahagaze. Ubyumve ko hakurikiyeho icyo bita Sudetenland mu Kwakira 1938 Hitler yasabye agace k'ubutaka bwa Czechoslovakia. Ubyumve ko abayobozi b'Ubwongereza babimwemereye, harimo bitaga Neville Chamberlain. Ubwo baraje maze basinyana amasezerano i Munich bumva ko bamuhaye ibyo ashaka azatuza. Ubwo Chamberlain mu bwishongozi bw'ishageze London avuze akamagira ati, nizaniye amahoro mu gihe cyacu. Nyamara ntiyarazi ko ahaye dayimoni inkwi zo gucana umuriro. Uzi icyakurikiyeho se? Ni amasezerano y'ibanga y'Uburusiya bise Molotov-Ribbentrop Pact. Ubyumve ko isi yose yari izi ko Hitler ndetse na Stalin umuyobozi w'Uburusiya banyurana nk'amazi ndetse n'umuriro. Ariko muri Kanama 1939 bakoze ikintu cyatunguye bose. Basinye amasezerano avuga ko batazigera baterana. Yari ikintu kidasanzwe. Ibi babyise Non-Aggression Pact. Ariko uru rwari urukuta rw'ikinyoma. Inyuma y'ayo masezerano hari ingingo y'ibanga yavugaga ko nibamara gutera Polonye yuko bazayigabanamo kabiri. Hitler yari amaze kubona ko inzira yamaze kuba icyatsi, atagifite ubwoba bw'Uburusiya buzamutera atuye mu burengerazuba. Tariki ya mbere Nzeri 1939 igihe cyo gupima cyari kirangiye. Ukuzimu kwari kuje gucumbika kuri isi nzima dutuye. Saa 11:45 za mu gitondo ibifaru by'Abadage byari bigeze ku mupaka wa Polonye. Unyumve neza nk'uwari uhibereye, ibifaru by'Ubudage byarenze umupaka wa Polonye. Iki nicyo gishashi cyari gitwitse isi. Nk'ibisanzwe rero abasirikari ba Polonye nabo bahise bambara gikomando maze bitabira urugamba bajya kurwana butwari. Ariko ntibari biteguye imvura y'icyuma yabagwiririye. Kumbi Ubudage bwari bwakoresheje indege ziswe Luftwaffe. Ubyumve ko zazengurutse imijyi, hagakurikiraho ibifaru bitaga Panzer byihutaga cyane ku muvuduko uri hejuru. Ibi byo biratangaje cyane. Mu gihe Abadage bari kwiruka ku bifaru ndetse n'indege zigezweho, Abanyapolonye bo bari bagifite abasirikari bagendera ku mafarasi. Nta kubishidikanyaho Ubudage bwo bwari bwazanye imashini z'urupfu zidakonje. Mu byumweru bike cyane akanya nk'ako guhumbya Polonye yari yamaze gufata. Ubwo isi yose yaratunguwe. Ibyo yitaga karubito ndetse na teatere Uburusiya ndetse n'Ubudage bwakinaga ibona ko atari imikino. Nk'umuntu wese ubyutse mu ruturuturu agakaraba mu maso akabona kubona imbere neza. Ubwo Ubwongereza n'Ubufaransa byahaye Ubudage amasaha 48 yo kuba bwavuye muri Polonye. Ariko Hitler wari wamaze kuryoherwa n'icyo gisukari cyo kujya acakira uduce, nta kintu yigeze abasubiza. Kubw'ibyo rero tariki ya 3 Nzeri 1939 saa 5:10 z'amanywa Ubwongereza bwatangaje ko intambara itangiye. Isaha y'imperuka yari itangiye kubara. Mbere y'uko intambara itangira, Hitler yari yarubatse igisirikari gikomeye ku isi itari yarigeze ibona. Nubwo yari afite igisirikari rwose gikomeye kandi ari abasirikari benshi, yari afite n'ikoranabuhanga ryo mu gihe kizaza. Ariko se tukibaza tuti uyu mugabo yari ahunitse iki? Yari afite ntwaro ki? Yari afite intwaro zihambaye cyane, nkaho twasangamo burende yari ihambaye cyane bitaga Panzer. Iyi ikaba yari yo mu bwoko bwa Tiger. Yari imashini idahangarwa ishobora gusenya ibintu byose mu muvuduko ukaze cyane. Ushaka kumenya uburakari bwa se akora ku mabuno ya nyina.
Kubw'ibyo rero yari afite n'ikindi gikoko gihambaye, imvura y'urupfu, left wife. Indege z'intambara zasenyaga imijyi mbere y'uko ibifaru bihashyika. Mu mazi naho ntago bari barahatanzwe, bari bafite ubwato buhambaye cyane bitaga U-boats. Ubyumve ko aya yari amato y'intambara yacaga munsi y'amazi y'inyanja ya Atlantique, amira amato yose y'ibiryo n'intwaro yashakaga gutabara Abongereza. Ariko se tukibaza tuti, mwa bantu mwe, abafatanyabikorwa b'Ubudage bari bande muri kiriya gihe cy'intambara ya kabiri? Muri uyu mukino wa sinabyaye rero, Ubudage ntabwo bwari bwonyine, bwari bufatanyije n'Ubutaliyani bwa Benito Mussolini ndetse n'Abayapani bari bafite abasirikari b'abiyahuzi. Ubudage ndetse n'abambari babwo bakomeje gukina umukino bakubitana za rugondi ihene, ndetse kandi ikindi bafata mu mashati bajwigiriza batababarira, baza kuvangavanga Uburayi bwose maze intambara ibabera iyoroshye. Ni nako kandi Hitler ndetse n'abambari be ndetse n'abasirikari be b'abanazi bakomeje kwirara mu Bayahudi maze bakomeza kubica urusorongo. Nta mpuhwe yari abafitiye, ahubwo yari afite umugambi wo kubamaraho ashingiye kuri cya gitabo cye bise Mein Kampf. Mu myaka ibiri ya mbere Hitler yamaze gufata hafi Uburayi bwose, ariko mu 1941 yakoze amakosa abiri yahinduye amateka. Nk'akamenyero kabi, Hitler yateye Stalin, ariko yasanze imbeho yo mu Burusiya yageze kuri -40. Ubyumve ko iyi mbeho yari iteye ubwoba kurusha isasu. Abasirikari b'Abadage bahindutse barafu, ibifaru byanga kwaka. Urugamba rwa Stalin rwashegesha Ubudage burundu. Ariko se tukibaza ngo ko bari abanywanyi, bari baranywanye ko bazagabanamo Polonye, byaje kugenda bite kugira ngo ibi byose bi? Ndabarahiye ibya politike ni nk'ikiryabarezi cyangwa betting neza neza, ejo kirakurya ejo kikaguhereza. Ni mu gihe Abadage bari guhondwa nk'ingoma z'Abaporoso, Abayapani bo ntibari bicaye ubusa. Ubuyapani bwari bwateye ibirindiro bye mu Amerika, bituma Amerika yinjira mu ntambara ifite ingufu n'amafaranga menshi atagira umupaka. Kubw'ibyo rero, ku muvuduko mwinshi, muri Mata 1945 Ubudage bwari bwamaze gutsindwa uruhenu, bwagiye bukambakamba buherekejwe n'aka karirimbo bita ngo ni mumure baragiye rubanda rugira yabo. Hitler amaze kubibona gutyo, nibaramuka bamufashe baraza kumurahiraho binikaga, bagatuma asezera ku ipfizi ya se akagenda atari amahoro. Ubwo yahise afata icyemezo cyo kujya mu nzu iri munsi y'ubutaka, maze yijugunya muri aside ashongera mwatyo, abasezeye kubirya atyo. Ariko igitangaje gihari nuko mu Buyapani intambara yari ikomeje kandi yari yanze kurangira burundu. Amerika yafashe icyemezo cyo gukoresha intwari ikaze mu mateka bita the bomb atomic. Ubyumve ko Amerika yakoresheje ibi bishahura buzima byari birimo amoko abiri, kuko yabiteye ahantu habiri, Hiroshima ndetse na Nagasaki. Ubyumve ko ibi bisasu kimwe cyitwaga Little Boy, ikindi kikitwa Fat Man. Ubyumve ko cyakijeje taburozi ndetse n'ikijeje tabumara cyitwaga Little Boy cyaturutse hejuru y'umujyi wa Hiroshima tariki ya 6 Kamena 1945. Ubyumve neza ko igisasu kimwe cyapimaga toni 15 za TNT. Nyumva neza, tujyana akantu ku kandi. Mu masegonda 10 gusa ibintu byose mu buso bwa kilometero 12 byari byahindutse ivu n'umuyonga. Uzi ko ubushyuhe bwari bwarenze dogeri 4000 Celsius digi? Ndakurahiye ntago wabyumva. Uzi ko ari nk'ubushyuhe bwo mu zuba.
Ubyumve neza ko abantu 80,000 bapfuye ako kanya nta no gusamba, abandi 1,000 barashonga. Mbega byari biteye ubwoba ndabarahiye. Ubyumve ko bitafashe iminsi, nyuma y'iminsi 3 ikindi gisasu karahabutaka cyaramanuwe nacyo, Nagasaki. Ubuyapani bwabonye ko bugiye kurimbuka burundu, bumanika amaboko tariki ya 15 Kamena 1945, maze intambara ihagarara gutyo. Ubuyapani bwari bwahuye n'amazuku, ibintu byari byakomeje kugorana, nta bwihisho, abantu bapfaga nk'ibimonyo. Ubyumve ko abanyabyaha babaga mu Buyapani kiriya gihe bahereye ukuzimu bota umuriro utari usanzwe kuri ariya masaha. Ibaze nawe ariko 4,000 by'ubushyuhe mu gihe akazuba karasa mu Rwanda byagera mu masaa 6 saa 7, buri wese agatangira gukura amashati n'agapira kugira ngo agahehero kagereho. Ariko ibaze dogere Celsius 4,000 byose. Ubyumve neza ko ubwo intambara yahise irangira ariko isiga ibikomeye ndetse n'amaraso menshi amenetse. Ubyumve ko abantu barenga 75,000,000 bapfuye, bakaba bari 3% y'abari batuye isi yose muri icyo gihe. Ikindi kandi kidasanzwe, hahise hashyirwaho umuryango w'abibumbye UN kugira ngo intambara itazongera kubaho ukundi. Nyuma y'Abayahudi bamaze gutsembwa, hahise hashyirwaho igihugu cy'Abayisiraheli mu 1948, nyuma y'amahano yari amaze kubakorerwa. Ese uzi ko mu Rwanda iyi ntambara nawe yahagize ingaruka? Yego, ubyumvise neza. Mu ntambara ya kabiri y'isi mu 1943 kugeza mu 1944, u Rwanda rwugarijwe n'inzara ya ruzagayo. Abakuru murayizi iyi nzara. Ubyumve ko yarimbuye imbaga nyamwinshi, abarenga 300,000 bose barapfuye. Byatewe n'uko Ababiligi bakomezaga gukoresha Abanyarwanda mu ntambara maze bakabura akanya ko guhinga. Si ukwirarira iyi ntambara yari ikomeye. Ibi byategekwaga n'Ababiligi, aho bavugaga ko ibiryo byose bigomba gushyirwa abasirikari barwanaga ku rugamba muri icyo gihe. Ubwo inzara iranuma mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bapfa nk'ibimonyo cyangwa imiswi iri kunyukwa n'abagenzi. Ubyumve kandi ko intambara ya kabiri y'isi yatwigishije ko iyo urwango n'ubwibone bihawe intebe mu butegetsi, iherezo rya muntu riba amatongo. Ibisasu bya Hiroshima na Nagasaki biracyatwibutsa ko ikiremwa muntu gifite ubushobozi bwo kwirimbura ubwacyo mu masegonda 10 gusa. Inshingano yacu ni ukurinda amahoro, nta kindi. Niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe, like ndetse na comment, usangize n'inshuti iki kiganiro kugira ngo ukomeze gutungurwa n'amateka yaranze u Rwanda ndetse n'amateka yaranze isi nzima dutuye. Njye nari Jeipi, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Tubonane mu biganiro byacu bitaha.